ndabaramukije kandi nongeye mbahaye ikaze bene u Rwanda bene Imana mwebwe dusangiye isano kandi abo dusangiye amaraso adasaza nababwiye ngo iwacu kwa Emiya Mishuti turizihirwa cyane iwacu ni kwa Maremba Tsimbura Marisa uvunyishije rubangukana bigwe mbwira abakumirize bagakuraho umwugariro bakawuberereka maze agatambuka kugira ngo twizihirwe kandi twizihirane ndagira ngo muri wa murabibona ko turi kumwe n'umusore bwiza cyane umusore w'ibituza bitatse ibyuma ariko ngira ni rutegesherwa kamanza ariko nanone indego y'amashyengo uyu nguyu yataramiye kungera baririmba ni mwe n'Imana ni mwe n'u Rwanda dusangiye isano dusangiye amaraso adasaza nirababwiye rero tuzatubazanira abeza nk'abangaba kugira ngo babizihire kugira ngo twizihirwe kugira ngo twizihirane kugira ngo twongere tuganire cyane byimbitse ku Rwanda tugaruke ku Rwanda cyane u Rwanda rutangaje u Rwanda rwacu rukomoka kuri Gasabo rwagiye Rwanda uyu munsi rukaba ari u Rwanda rwiza tureba uyu munsi nubwo hari amaherere yarugwiririye ariko uyu munsi turashima Imana iyo yaduhaye u Rwanda rwiza nk'urwo dufite uyu munsi reka ngire ni u Rwanda ngusabiye amahirwe mwifurije amahirwe ngira ngo murabizi abanyarwanda uyu munsi turimo turakira irushanwa ku rwego rw'isi yose irushanwa ry'amagare ngira ngo murabizi cyane ko mu Rwanda turi muri iyo mudu nziza kandi ishimishije nk'abanyarwanda ndetse kandi isura nziza ku banyarwanda ndetse kandi icyizere ku banyarwanda ku isi yose kwakira iri rushanwa muramubona rero umusore mwiza cyane ndaza kuza kumukeza kugira ngo abanze atwizihire kagira Imana banza ugire gutya duhuze ibiganza ndakwizihiye cyane amahoro cyane bakwita nde ndagira ngo ubanze wibwire bene Emiya Mishuti muri uyu mwanya bamenye ngo ese turi kumwe nande ubundi kugira ngo ibintu bize kuza ko bimeze neza baramutse bakwizihira barakagira Imana ndabaramukije mwese abo kwa Emiya Mishuti inshuti cyane yakadasohoka ntago ndi bujye muri byinshi izina niryo ndi buhereho nitwa Prote Simple Prote Simple ndagira ngo banze dusobanura ayo mazina uko ari abiri mu Kinyarwanda Prote Simple yose ndumva ntabwo ari Kinyarwanda niba urumva nitujya mu Kinyarwanda turaza gusanga aya mazina atari amanyarwanda yego n'amatirano se yinjijwe mu Kinyarwanda naragenda yatira nangije ndayazana mu Rwanda kandi ndavuga ni proud yayo ibyo birumvikana cyane hari abanyarwanda batumva Ikinyarwanda ngo amazina ye ntapfunwe amutera ashimishwa anezezwa no kuyavuga Prote ubundi bivuga iki mu Kinyarwanda umunyarwanda akakanya wakumva izina Prote kuko ndabizi neza ko tubafitiye byinshi kandi byimbitse muri Prote mureba uyu munsi hari umunyarwanda wifuza kubyara uwenda kubyara umwana ariko bitewe n'ibyo ugiye gukorera kuri no channel ya Emiya Mishuti ashobora kumva waba urugero rwiza waba icyitegererezo cy'uko yafata umwanzuro wo kwita izina umwana we Prote ndagira ngo nibura ubanze uduhe igisobanuro cya Prote ku buryo umuntu uko ari buze kukubona akumva ko koko Prote ari umuntu ashobora gufata nk'intangarugero akavuga ati uyu muntu yasobanuye iri zina ndabikunda nanjye umwana wanjye yakwitwa Prote ninjya kubasobanurira izina Prote bene Emiya Mishuti nibo tuganira cyane nawe uhari kugira ngo uhababere ninjya gusobanura izina Prote bivuze kujya muri byinshi cyane kandi bitandukanye nushaka kubihuza usange bitari buhure Prote hari umutagatifu witwaga Gervasi rero akajya iryo zina Gervasi riva mu Kigereki ntabwo nigeze niga Ikigereki gusa padiri yanyise Prote nanjye ndakira nanjye nongeraho simple rero no kuvuga ko noroheje gusa ndoroheje mu mutima nubwo yatangiye avuga ngo abanteza akambwira ngo ni umusore w'ibituza ariko rwose ndoroheje mu mutima uretse kuba wenda ngo ari umusore w'ibizigira ngo acishije make ngo inka zirwanye ntiyazikiranura ntabwo yahagarara hagati y'imfizi ntacyo reka dukomeze uyu munsi Prote noneho tumufite kwa Emiya Mishuti ndagira ngo tuganire
urimo urabona ute abanyarwanda uyu munsi bari kwakira igikombe nako irushanwa ku rwego rw'isi yose ry'amagare, urimo urabibona gute? None se bwana nyakubahwa rubanguka nabigwe nta cyumvwe undebana? Ndabibona cyane, nanjye mvuye gusiganwa. Wari utwaye se? Birumvikana, ntabwo wasiganwa udatwaye. Nanjye nasiganwe, gusa amasaha yanjye yo ntabwo bigeze bayabara. Mu masaha babaze ayanjye ntayabuze. Ndagira ngo tuze kuza kwegera u Rwanda cyane, nibyo ndabyumva wasiganwe, ariko uyu munsi twe turi kureba nk'u Rwanda, turi kureba nk'u Rwanda ruhagarariwe, nk'u Rwanda rufite rwakiriye, ntabwo turi kureba nkawe ku giti cyawe, turi kureba ku ishema ry'u Rwanda, turi kureba ku gikorwa kiri kubera iwacu nk'abanyarwanda. Ese ku ishema ry'u Rwanda rero, yego, ku ishema ry'u Rwanda byonyine kubyumva ngo u Rwanda rwakiriye irushanwa mpuzamahanga ry'abatwara amagare, yego, ibyo byonyine kumva bikugiye mu matwi, yego, ni ishema ry'igihugu rikomeye cyane. Uyu munsi hari umuntu utari kubyumva vuba, hari umuntu wenda uherereye i Karongi wumvise ngo u Rwanda rwakiriye igikombe, rwakiriye irushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi yose. Ese uwo muntu aka kanya uwakubwira ngo mwumvishe buryo ki ibyo bintu ari byiza, mwumvishe buryo ki ibyo bintu bifite agaciro ku gihugu cyacu, wamubwira iki? Yewe we, icyo nabwira umuntu uri kure utari muri uyu mujyi wa Kigali, nkamusobanurira ukuntu irushanwa ryari ibintu bisa neza, bifite ukuntu bigaragara neza, bigaragaza uburyo biteguranye ubuhanga n'ubushishozi. Urebye ibintu byose, ahantu hari gukoreshwa, imihanda yari iri gukoreshwa mu buryo bwo gusiganwa, hari umutekano usesuye, haba umutekano wo ku butaka ndetse n'umutekano wo mu kirere. Urumva hari rwose umutekano usesuye, n'umwana muto utambatamba ntabwo ari gutambatamba ngo agere mu muhanda uri gukoreshwa abantu bari kurushanwa. Bityo bigaragaza ko umutekano w'iwacu inaha mu Rwanda uri ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta muntu ushobora kubikomerekeramo cyangwa ngo hagire ugira ikindi kibazo mu buryo runaka. Nicyo nakubwira, umutekano wo wari uhari usesuye. Bene Emmy Habinshuti, banyarwanda, banyarwandakazi, rubyiruko, rungano, bana mukiri batoya, iri ni ishema ry'u Rwanda. Ni kenshi cyane batubwira amateka yaranze u Rwanda, yaba mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'igihe ibaye, ndetse na nyuma yabwo mu kwiyubaka k'u Rwanda. Ni ibintu kenshi na kenshi bagaruka bakavuga bati u Rwanda mu iterambere twabanje kumva ngo viziyo 2020. Uyu munsi turi muri viziyo 2050. Ni iterambere ry'u Rwanda no kwiyubaka k'u Rwanda. Uyu munsi hari ibihugu bitari kumva neza ko u Rwanda ari rwo uyu munsi rumaze kwiyubaka kugeza kuri uru rwego. Umuturage, tubanze turebe, bashenye nyakatsi bahereye iyo ngiyo mu byaro, batanga amabati ku baturage. Icyo ngicyo kivaho baravuga bati abanyarwanda bose bagire amazi, kandi amazi meza asukuye. Icyo kivaho abanyarwanda babaha umuriro wo gucana, amashanyarazi. Aho byagoranye haza kampani nyinshi cyane zitanga amatara y'imirasire, ingufu zikomoka ku zuba. Ibyo byarabaye, ndetse kandi batangira kwagura imijyi, ndetse kandi umunyarwanda atangira gushakirwa ubuzima bwiza, hazaho ubwishingizi bwo kwivuza. Ibyo byose byagiye bibaho, ndetse bigaragaza aho umunyarwanda yavuye ndetse naho yageze uyu munsi. Uyu munsi ubutaka bw'u Rwanda, ibice bimwe na ibice ntekereza ko hafi yose u Rwanda rwose ni imari. Ni ibintu byiza cyane, ubona ko aho umunyarwanda uyu munsi ari bigaragara neza, yaba ndetse no mu myigire kandi byagiye bizamuka. Uyu munsi nk'abanyarwanda dufite impambara, cyangwa se twanezezwa no kubona abanyamahanga baza kwigira ku Rwanda
kuri byinshi twagiye twiyubakamo. Rero kwakira irushanwa ryiza nk'iri ngiri ni ukugira ngo isi yose imenye ko u Rwanda hari uko rwubatse, imenye ko u Rwanda ruhari ku ikarita y'isi, imenye u Rwanda ko hari ibyiza baza kutwigiraho, ndetse kandi ibyo byiza by'imahanga nabo baturusha baze babidusangize nk'abanyarwanda, natwe tugire ibyo tubigiraho, tugende tugere ahandi natwe byose bitugire mu Rwanda mu ruhando rw'amahanga, ndetse no ku isoko kwimurikagurisha hose tugaragara neza nk'abanyarwanda. Ibyo byose bigatuma umunyarwanda amenyekana ku isi yose, ndetse n'iterambere ryacu rigakomeza kuzamuka. Nk'uko mwamubonye rero, umuhungu uri iruhande rwanjye ni umuhanzi, ni umutaramyi. Ndagira ngo uyu munsi turi kwakira irushanwa ry'amagare, ndetse kandi afitemo ukuboko. Ntabwo ukuboko k'umuntu mu irushanwa kuba ntabwo bisaba ngo kube kurekure cyane, ubundi bavuga ko akaboko karekare ari ak'umuntu wiba, ariko we afitemo ukuboko, ntafitemo akaboko. Afitemo ukuboko twita uruhare, afite igihangano, indirimbo nziza cyane nk'abanyarwanda turi kumva uyu munsi, tukizihiza koko iryo rushanwa tukarijyamo twishimye. Ndagira ngo nkwemerere gatoya use n'ushyiraho gakeya, ukenyemureho gake cyane, ubundi tuze dukomeza tuganira. Kagira Imana. Nanjye nanzitse ngira nta Rwanda ntewe ishema ukuri madarandi. Ati Rwanda ntewe ishema nuko uri Motherland. Bishatse kuvuga iki rero? Ntewe ishema nuko u Rwanda ari ubutaka bwanyibarutse. Yego. Motherland. Yego. Niho navukiye. Harandi wagenda uduciramo mu cyamake wenda mu gake gake nk'uko bivuze amagambo wagiye ushyiramo muri iyo ndirimbo. Amagambo nagiye nshyira muri iyi ndirimbo. Yego. Nuvuga ngo bitewe nuko yari igihe cyo kirushanwa. Yego. Kandi irushanwa ryakiriwe ku butaka bwacu. Yego. Hano twavukiye, hano twakambakambye, kuri taka twaraririyeho. Yego. Noneho amagambo rero ari muri iyi ndirimbo, akubiye muri iyi ndirimbo, Rwanda ntewe ishema nuko uri Motherland. Yego, ntewe ishema nuko uri ubutaka mvukaho. Yego. Hanyuma ngakomeza ngira nti ukwiye gushimwa rwose. Yego. Umugisha mwinshi. Yego. Ukubeho, ndetse kandi ntukabure gutera imbere. Yego. Ngira ngo rero ni bimwe nahoze mbabwira, ni burya u Rwanda ikidushimisha ni ukubona ruri ku rundi rwego rwo hejuru. Ibi bihangano byawe hari ahantu dushobora kubisanga ku buryo nk'umunyarwanda ugukurikiye aka kanya ashobora guhita anyarukiraho akabanza akumva icyo gihangano? ubusanzwe ndirimba indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana. Yego. Ariko impamvu yatumye nkora iki gihangano, yego, nuko iyi Mana rudasumbwa, yego, umuremyi wa byose, rurema bintu, yego, umugaba, yashimye ko mvuka nkavukira kuri ubu butaka. Yego. Nanjye ndangije ndavuga ni nubwo ndi umuramyi ntabwo kuyihimbaza, reka nkore no mu kungo yandemanye, n'ubu butaka bwanyibarutse nabwo mukoreremo. Wenda reka twe kwizimba muri menshi nk'uko mubyumva, hari imboga ya Cyeje na za Nyirakabugabuga. Ukoresha izihe mboga? Nitwa The Gospel Hill kuri YouTube channel. Yego. Kuri TikTok ni The Gospel Hill. Yego. Facebook nitwa Prote. Yego. Prote. Yego. Ya ndumva ari ibyo. Ni izo mboga zonyine wa Cyeje. Ntabwo ujya ukoresha za Instagram, ntabwo ujya ukoresha za X. Uyu munsi yahoze ari tweet. Yego. Nta zindi ukoresha. Rero The Gospel Hill mugende mumukurikire kuri TikTok ndetse no kuri YouTube, mumushyigikire, mukore subscribe. Muraba muri gushyigikira u Rwanda, murasangayo indirimbo zo kuramya no guhimbaza, ndetse kandi n'indirimbo zabashimisha namwe, indirimbo zisingiza u Rwanda, maze mwizihirwe kandi mwizihirane nawe. Ahangaha ni kwa Emmy Habinshuti. Wahabonye gute ubundi ukihagera? Kwa Emmy Habinshuti rero
naje nisanga. wasanze haba inshuti haba inshuti. Naje nisanga nsanga abaho nta rungu, baraganira bagateta bagatebya. yego Rwanda rero ukomeze kwanda, ukomeze kwagagaza, ukomeze kugaba amashami. Banyarwanda muhorane ubugire n'ubugingo, muhorane Imana y'u Rwanda. Gasani kamugasa abakomeza amasunzu, murambe imitaga itazima izuba, maze kandi uko bukeye nuko bwije murambire kubona ibyiza gusa. Ibyo nibyo tubifuriza. Reka twifurize abakinnyi bose bitabiriye irushanwa ryo gutwara igare. Ariko nanone bene u Rwanda, maze kandi ndabazi mwese mugira umutima mwiza, mukagira umutima wo kwakira abashyitsi. Abo bashyitsi bacu mubakire neza, maze nibagira niwabo bazagende bagira bati u Rwanda ni uruyange. Reka rero tugire gutya, iri pfundo ryacu turigobekera ahangaha. Ariko nanakubwira ni iwacu ni kwa Maremba Tsimbura Mariza. Uzagaruke burya umunyarwanda yaravuze ngo imvura igwa nisubira, burya ngo imvura igwa rimwe bayita cyumya, ariko nanone kandi burya ngo inzoga imwe bakayita itubya, inka imwe bayita ngo iki, ntabwo waba ubizi? Inka itagira impete. Ntekereza ko ari uko yaba ari izica. Inka imwe itagira impete bayita ngo iki? Ntekereza ko yaba ari iyo kuzica gusa, nta kindi natekereza. Ntacyo, iyo mvura izabe isubira. Kagira Imana rero uzongera ugaruke utwizihire maze hano iwacu. Reka mbabwire ngo mukomeze mushyigikire Emmy Habishuti, mukore like, mukore subscribe, share ndetse na comment. Naho ubundi The Gospel Hill turamubwiye ngo uzagaruke nanone. Nanjye nari MC Bangukana bigwe nk'ibisanzwe, muhorane Imana mu Rwanda. Murakagira Imana. Nanjye ndabashimiye, Imana ibahe